muraho bavandimwe bacano yacu Hindukira TV aho mwiriweho mwese abaryamye abatararyama abari ku migabane y'isi abari mu cyaro ari mu cyaro wambwiye ngo tutatubiyegereza abari naroke Kakamiga mwese aho muri Rusiya karibu abafana bacu bose abatuzi turabwiye ngo karibu kandi mukande subscribe turabibabwiriza se ubunyine gari mu mujyi ubundi mujyi ni ubwenge ni mu mutwe nugukora ni azi neza ko YouTube izihemba no ko yagize gikubwe gute bose uzajya kwishuza umuzungu ni uwo muzungu bundi wakorera murakaze bavandimwe turabashimiye muri gahunda yacu dushimiye n'abantu bagunye gukora ama commentaire twababonye timuza muhema kugira ngo mudushigikire abatuzi n'abatutazi turabwiye ngo courage we respect turabakunda kabisa. I love you so much. I love you. Turaje muri gahunda yacu yo kurebera hamwe ibira hanze ku mihanda tugenda dukosorana tugenda tureba bitari byo tugenda tunakubura imyanda tugenda kunyuguza imihanda kugira ngo turebe ko zokomeza tubwira abantu ngo bagire indanga kandi ibintu byakomeje n'uburere abantu bagira uburere birananuka ibintu byabaye byinshi oya ubundi icyo urabona hari icyo bita nubundi twari tuzatugaruka ku ndangagaciro kandi n'ubukristo n'ubwenge kabisa kuvuga ngo umuntu avuye mu minembwe avuye mu bigo bagavuye he araje ageze Nairobi ariko behavior ziwe yagiye kandoni yakiri kandi kera kose nta mwana ngo wabenguka umukuru none abe nayo sharafuze muri discipline yaravuze ngo mbasize muri iyi si ngo muzagira ubwenge kubw'inzoka ngo mubaramugire no kwitonda nk'inuma ubwenge ubundi bwenge busigura umuntu buranakenewe none se ugira ubwenge ukubahuka sobukwe ukubahuka revera ugushumye muje sinkunda revera ukundane wamumenyeho amavuta se mushaka umwana amavuta bayamumena n'uruwari wagize ariko njye uretse ni imyaka yonyine afite wowe cyangwa buriya umuntu akura mu buryo bubiri kurumva umuntu akura mu buryo bubiri akazi kota umukuru na umuyobozi ukanyita umuyobozi kandi nk'utu bitewe n'akazi ndimo none nimba tuvuze ngo umushumba umuntu yoba directeur ukamubera directeur kubera ko utamuruta aragakuru kabona sonye ngo Kabila ngo president Kabila uyu wejo bundi uhaye interamwe gisegete yo gakubwa mvuye mu mwuka bana mbabarira na ubusa umwe wa mutima wari muri wowe w'imbabazi nuko rero ngo amara yigana na Kabila n'umuntu waje kukatubwira ngo amara akamubwira ati ngo buke urumva nyine ngo buke aramubwira akaba ngo ari umuhanga cyane uwo mugabo ngo buke Kabila abaye president ngo aramwandikira kuri bera ati ngo none ngoje nawe ngo twabaye ngo nk'imbeba n'inyabo abwiga president aramubwira atoke abantu bari bicaranye wumve kuvuga ingene ari bibi utuka umuntu umurebeye muri sanse wamusizemo no kutamenya ugwego umuntu arimo Kabila ati twabaye nk'imbeba n'inyabo no professor wigeze kubitubwira aramubwira ataho imbeba nindi wa mugabo ati wobwira president ngo uri imbeba sibo kuyora inyabo nindi ati ta aramubwira ati mbamubwira papa uzureka ibihe Imana yarankujije uzovuge neza kugira ngo aho nageze nabagira ngo kugeza ubwo yaratashatse kugira ate yarashatse kuvuga yari umukolege ubu nyine rero kugira ngo urinduke umushumba uri nkaso none reka notuma ese ubundi famille twigishike discipline twigishike uburere ntabwo igifaransa cyatwigisha uburere ahubwo ni ba papa na ba mama abafite bakicara ko ati data uyu ni mukuru wawe ntugomba kumubaka ngo uvuge mwizina nicyo tuma wumvaga twitaga ba grand frère ngo umukuwa abashiki banyu ngo bayaya abashiki bacu nabo bato bakatwita ba kakayangu ndangagaciro ikindi byari kibujya bwa rubwenge ba mama ni ba mamdogo ariko ibase nk'umuntu kuvuga ngo nk'ubu nyine iyo arindutse revera age kuri social media nko kutumeze ngo no mugi atutse bishop Imana yagira icyizere banyanya umva ikintu abakose hari ibintu tuza dukora umuntu agira imikurire itatu ko warubivuze yego icyambere physical appearance uresha gutya ufite metero yini cyakabi gukora mu bitekerezo
uri muto ufite imyaka 15 uratekereza nk'abagabo ba 55 yego bitewe n'iki na capacité y'imitekerereze noneho iyo tuvuze discipline ntabwo ari uburebure twatiri baga discipline ni education familiale di base none ko bibanze uburere bwibanze uhera ariko n'abanyamurenge bagira imigani ya siyansi uzi uko bazavuga ngo uyu mwana wakujije igihagara wabyumvise stadi muri gutyo stadi arizara mu bitekerezo yarashoje kurumva wakuye mwana nguyiwe uri gipfu gisa n'abantu kubyo abanyamurenge bagazatukana tumenye kwa gututse nguyu mwana wakujije igihagara iyo mvaga mu muhanda warzo ngo umwana akujije igihagara nukuvuga ngo bikenewe muri society ntabwo afite ndagaciro pitayo ntabwenge nicyo tuma muntu wagaza gutu ubundi umva tubabwira agaciro iyo bavuze agaciro imuhunga agiye gushaka tibareba ko batonze inka cyane barebera kuri education bafite uburere ubwo burere bakabupima bakava kuri sekuru bakamugera bakavuga ati uyu muntu akwiriye umugeni bitewe ni tibabaza ubutunzi bafite ahubwo babaza uburere reka mbabwire ikanisa iyo umuntu kurugera koze ikosa ntabwo ari ikosa si ikanisa ikosa n'ababyeyi bamuzanye mu ikanisa atafite ibyibanze ikanisa ari kanisa sivyo nukuvuga ngo rero tugira ababyeyi batatu kwisi cyangwa tutatugarukaho icyambere ni umubyeyi iyo tuvuze umubyeyi tuba tuvuze umuryango w'abahima n'abadinzi babuyomba babyumvishe iyo tuvuze mu babyeyi icyo tubona buriya muze mubona umuntu avuka ahantu habiri urana afite oncle paternel d'oncle maternel iyo ubyaye abana kuko kwawubaze bazaba ngo uyu mwana asa na nyirarume kandi wareba nyirarume ukabona ni mwanya buriya ni qualité physique ziba ziri mu bwenge umwana agaragaza mwanya mugakura wowe ugakunda kureba akabumbu undi akaba umusirikare undi akaba pasiteri ukashaka abagenda batwara za n'undi akaba umusevisi babyumvise rero iyo ngozi ikintu kibi imba tusebeje umuryango w'abahima kaba nsebeje n'umuryango w'abadinzi bamuyomba noneho iyo washatse ubusebeje ahantu hatatu kwasobo ariko ukuvuga ngo sobukwe kabara bamu dore cyagi yaragushingiye neza uzi iyi video so kandi gatubukira uburi umwana hari abantu badahonga basego yese ngo ngaso udatabuka umwana we wavutse none ibaze ni ubwo burere buke bwawe ubujanye mu banya byinshi nkuko twatengeye gushaka abanya byinshi ubaye igifi wanyu ubaye igifu kwa banyokorome ubaye igifu muri societe ubaye igifu kwa sobo uri igifu ahantu hane kubera kandi kizakwereka igifu nguyo gicecetse bacita kinyabwenge umuntu akabanya kuri shusho mene mujewe naravuga ngo jewe mwene nyana toha ututse miryango ine ututse umuryango wa mbere mama wawe aho uvuka mu bahima gani bo mpavuga ko ndi umuhima jewe sava ibaze ko abahima ngo baje kunyicaza mu nama tibagiye mu bukwe ngo wowe ugaragagwa ikibazo cyitwa kubahuka abadinzi bamwe bakampamagara iyo baherereye bose umuntu wese uzakabati umwana wa nyanaka umukobwa wacu wabahima abadinzi bagaragaye ko udafite indangagaciro kwasobuka sobuka akakwicaza akakubwira ati se sobuka gaje kubwira gatuma umukobwa we akabati sheri data yampamagaye gasera nage kubura ngo wamenya amaruye gana nga ibyo bintu biteye isoni bingana gute kandi umusazi uzi kutatu tuvuga ngo abantu ngifu kumva buri igifu barantu azagenda no kuri rutari ngo yahawe ijambo akamuvuga ijambo ry'ubupfu umuntu agiye kubwiriza yasonye muri Timoteyo atubwiye makuru y'intambara muri Kongo kandi ntariyo titwamusabye histoire ya kaga turimo yamara kwivuga ijambo rihumuriza imitima udusubije muri Toromo kandi turabizi ntubitubwira twavuyeyo wabyumvise turabageni mu gihugu cyane twese kibazo ni rusange turabisangiye nawe teremwe ngo nuhura n'ibibazo ngo utayihebe ngo bimuhikira bose ibibazo ni rusange ntawe twese kongera isi dasakaye abe nuri mu modoka zo rukaje ari mu modoka yishirana muri supermarket cyamunzu azayogara ku mujyango nawe mitonya mutibutse n'ubwo gusa twese manyanya ikintu cyabaye nuko dufite abantu batazi kuba mu isi y'ibanga umugabo w'umunyabwenge uko utorarane costume wabwirizanye ni nako utagomba kuvuga ibintu bidakwiriye ubundi ngubwire mvugo gukura ikintu cyambere cyakiranga isi y'ibanga niki nge kugweza mu rugero none shwamira noteka nambaye itisi unoteka nambaye costume abe nukumeze sinza mitekana
kubera iki ngomba guteka ni mu wanje ngomba guteka nambaye isengeri ariko sinonjana mu bantu isi y'ibanga izimbwira ngo turi twenyine ndaguhishira ariko isi y'uruhame ikambwira ngo nugera hanze barakwita iki iyo umuntu aje akavuga ijambo ridashikije rya mineri muri rusange aba isi y'ibanga iba yaramukuswe iba yaramurutse ibara ko ubwenge tibumwemerera kuba mwisi y'ibanga isi y'ibanga nayo uje guhangana uraje muri iki kiganiro twe tuzarinda umuzungu azorinda duhemba kuri YouTube nta munyamurenge uzakude nta munyamurenge wumvise vuze ngo kubera iki uburere iyo umuntu yabuze discipline azakora ibintu bitatu bigayisha Imana n'abantu icyambere azavuga ibintu biriho kuri isi ariko bidakenewe muri uwo mwanya cyakabi agashiruka isoni iyo bakazavuga umukinyamurenge gushiruka isoni ni ikizina iyo bavuze ngo uriya mwana yashiruka isoni none se nyine washirutse isoni uzatinya kuvuga iby'isoni uburi ikizere watinya waba mwarimu w'isoni erega mwarimu w'isoni ni isoni mwarimu wo gusenga yitwa gusenga cyane mwarimu w'ubwenge yitwa bwenge uzi icyambere cy'ubwenge ni isoni urabona umuntu ikikizo kwerekana neza uko umuntu ari igifu nuko atakigira isoni atakimenya gukora ibintu aho bikenewe agakora ibintu aho bidakenewe akavuga gusa ibintu byose akamawe neza hari murezi igeze kuza kera iwacu umugabo ngo yigeze umwe simuvuga amazina yaramwe azana mure yatose akayumgira mukaza mugira ibisheke ibisheke amazutu yateraga mu nda pole sana uratuza TV amazutu kubera ko akayungiro kari katobuze ubwenge rero uzabugiriranywa n'akayungiro kazagashobora mbere yo kuvuga kagasigaza ibisheke ibisheke ni ibintu bidakenewe abantu kubera ko ifu kamanura ifu kakayimanura akenewe ngengereranya ubwenge n'akayungiro kajana ibintu aho bikenewe kagasiga ibintu aho bidakenewe twatugize umubyeyi wa kabiri ni igihugu gakondo uwa gatatu ni itorero ukuntu wawutuka umubyeyi wawe n'umubyeyi uyu bishop twadutuka aragushumba azokubazwa mama Imana izashika na data Imana ibabaza umuryango ibabaze famille abana banyu mwabarize gute discipline urashobora discipline kandi yasubizanye Yesu irani discipline wasize mwene so ndi umurinzi we wumvise nangaje akoresha wajya yumvise nukuvuga niki kandi yaramubajije mwene murumuna wa Yesu oya yaramubujije murumuna Abeli wamusize ngo se ndumurinzi kandi gate yarayoboye ibyo yakoze ariko nukuvuga ngo uyu mubyeyi uyu bishop wawutuka hari n'abadoza baje kuba mu Yesu no muri ya kanisa mutacyo bari we uri mariki manya ni ibintu bibiri abagabo bicyazaba isibye nibyo ni ibintu bibiri muri iyi si tureke mu isi y'ibanga bibera no kuri iyi si iyi turimo ni ibintu bibiri icyambere uko umugabo areba akabumbu bakajyana n'umugore atazakina akabumbu ni ukubera ko bahujije ku gikorwa kimwe aza amarangamutima icya kabiri iyo bavuze ngo umugabo yaguye mu ntengeke twebwe tuza dushiruka isoni biriya ni impanuka ya buri mugabo kubera ko ntago ari amaruye ntago ari amavuta ari muri we ntago ari peteroli ni amaraso muri iyi si duturanye intege ariko rero icyo dushaka igifu muri iyi si kizogukorera ibintu bitatu igifu kikwereke ko ni igifu ariko kikwereke ko ari umunyabwenge kandi ari igifu kuri igifu nubona igifu kije kuri tukagira ikibazo ubundi igifu mu bwoko bwacu nakigereranya n'umuntu ugambana wabyumvise umugambanyi turakuramvuga nta munyabwenge uzugambana umunyabwenge aza fesinga umuntu aya makuru bakuvuzeho niyo wabyumvise kuko umunyabwenge azinjire sempre urugambo kwari rubifungije ngaza ko basivugo rurangisha ubundi nkubwira amakuru abakwishe muri public uramutaho kuvuga ngo mvugo agusebye bo murasisa no masimba ubundi nkubwira amakuru umuntu uzokuvuga akakubwira undi niba kukubwira tukarakara azaba gutinya ataje amagambo yawe azaba gutinya azaba amakuru yavuze atayahagaza atari byo kuko iyo ugiye mu rukiko ukamurega bazamubaza ibintu bitatu
waruhari evidence iri iki nico akavuga ngo barambwiye bigeranyijwe niki umuntu ari gufata foto y'ubwambure bw'umuntu private life akayikohereza yamara kuyikohereza mbere yo kumbwira ngo morning mbere yo kumbwira ati semanya wari wavuze ko turi mu isi igize irimo agahinda kandi iyo si agahinda tizibonwa n'ibifu ibonwa n'abanyabwenge kuko abanyabwenge bababazwa n'urwego abantu bari mu bo bararuvuyemo wabyumishe wewe ukumbwira ati washitse kuronka ishuri akubwira ngo utekereze ku muryango w'abanyabyinshi uvuga ati yari umupfakazi wasizwe reka ngabana umugisha ukamunyoreza video ngo ngaho nawe rero ukamusanga urimo kubera iki kurakora iby'ubujiji mu gihe turi mu isi y'iki y'ubwenge uzere ku munyagihugu uzomwereka ifoto gucyagabuza azo kuripotinga uzomwereka kandi ari yanyu n'ibintu bitatu azakubwira ngo uje kuniki in the mind wanyishe mu bitekerezo kwereka ubwambure bw'umuntu byumari ni nyakirindo umuntu werekanye ubusha bw'undi muntu kuko nyifashe ane twaba turi kumwe kayereka amanyanyu iyawe jewe wayifashe bwa mbere bagomba kumfunga imyakirindo wabyumije ariko bwoko bwacu bw'abanyamurenge bita ko bize bita ko bazi ibintu bita ko YouTube izobahemba kubera gusebya kubahuka injiji ikizikora iza yibagirwa ko cyagihe cyageze kuri wa muntu nawe cyo mugera ese ubundi ngubwira amakuru muri aya makuru bazavuga ngo twaravuze ngo bazavuga ngo ubwire inkota bibiri zikubwira yonyine inkota wicishije wayo nizakwica nibwira amakuru no mu makuru tugenda dukurikirana twese bamwe batutse bamwe mbere ubu nyine byabagarutseho nibo byasubye nibo ariko ubu nyine turi kuvugana sinzi yibwa phone ntayizi tibiba ibyo byanditse imana byanditse imiryango tuvukamo yaravuze ngo inkota uzicisha wayo nizokwica kubwira amakuru abo wini nabo tibazagura abo wavuze nabi ibihe ubundi gihe uzigiye uko kimeze igihe kizakikwima yambo igihe kikaguha yambo umugabo w'umunyabwenge wazahagarara mu bihe agapofaminga kubera ko bavuze uko kirimo ineza y'Imana kirimo n'ibibi azafunga akanwa agafunga akanwa yanavuga akavuga Paulo niwe yakuzuza uvuga amagambo agirira iki abandi umumaro tugasenya inkike z'imitima y'abantu wa mubabaro wa muvyeyi wamuririje uzotinye kubabaza umuntu yamarira ntabwo abanyezirayeli ngo bazize ibyaha z'abasekuruza wumve Patrick wabyumvise ngo rero bishaka kuvuga iki imyaka 400 wabaye mu mitano byari bibazo n'abasekuruza abana bari aba victime barase n'ikimwobwa mbwira abangaba icyo twababwira ko barabyumva batunga umuka w'ubwenge na Bibiliya ni ari umuntu wavuze ngo Imana ivuga ngo umutima wa Kristo suyu nguyu dufata hari abadoza ngo umutima kikaba gifatiye hanze akamufata ibinyi umutima w'Imana ni n'ubwenge umunyabwenge Imana yavuze ngo ndahumewe ni Salomo yabwiye Salomo iramubwira ngo Salomo ndi Imana ashoboye byose mbwira icyo ushaka Salomo akora akazi ariko bagira ubwenge Salomo urumva ubunyine mvugo kuko uraho washabeje iwanyu boza gusaba umugeni uzi ko ari abantu bunyine bajya gusaba umugeni banya byinshi kubera ko byakoze mvugo ukavuga kubera ni inzu y'ibirara wazanira mama ukamubwira ati data mufite ubwenge abahima bakanicaza ako twicazwa n'umuryango ngo wavuze ikintu gikora Yesu kandi ubundi imiryango biracyahana manya ikibabazaga umuswa gusa nuko byenda abantu narahumiwe je nigeze kubona umugabo w'iwacu umuryango nimba ari ikintu leta izayuba ubu nyine umuryango ushobora kumpana polisi zose ziyazireba gutya bakabwira ngo turi umuryango famille irubashwe nuvuga ngo manika amaguru nzaribaze umuntu ugenda hari agatuka umugabo w'undi muryango akarinduka kubaho perezida w'abahima bakamuhamagara ngo iki kintu cyakoze umwana w'abahima uyu nguyu nzaribaze aba bantu umuryango wabo urabagira umugabo w'umunyabwenge azayirinda ibintu bimanya azayirinda ko azovuga ikintu bakamusubirishamo ibyo yavuze mu ruhame kandi umugabo w'umunyabwenge agaceceka umugabo w'umunyabwenge akavuga amagambo atazamugira kandi atazagira wakwaza atazokwaza kandi ngubwire amakuru abe nuko tuba tuvuga banyiri kuyabwirwa barabizi ariko tutubavuze abe none se uwubahutse ara kuri social media agaciro bafite wifi mbabwira ibintu bitazabivugwa mu isoko
bitaza bigenda bigaruka amagambo wavuze arenze ururimi ubona akantu gato ukavuga amagambo yako arakomeye kurushika amabuye icya kabiri tuzirinde gukora kuko ejo wa muntu wasebeje ejo mwohasaba umugani cyangwa agahambura umwana wawe watubije kuko gaturavukana uza makuru kunyine mvugo igituma utankene cyangwa Christophe atankene ni igihe kinkwikiriye kiba kingiriye ejo igihe niki bomo uzomuze umusanga ukazumbwira uzimamvu udukenera nuko turahakene ariko nitutagera aho tudakeneye tuzodukenera ubundi mu bushita twabagira mu kiganiro mu butani Imana izicurira umuntu uzokobera nta muntu wasubirijwe umutunzi turabaze no abanyamurenge zashyize kubera ko tukigira imitekerereze no gutwa tuzivuga turazifite ahubwo icyo yakoze ni kimwe yagiye kubabwira ngo none insura kubaheza deuxième chance muzakora ari abanyamurenge babahimu bakoraga ibyaha agakaminga ijana abana b'abanyamurenge bakagwara bwaki abandi bana baraye batari inyuma akaoneshereza umupfakazi akamubwira ngo ngaho kuganira nawe tuganira nawe yonye umurimo Imana yavuga abanyamurenge bagomba gushira mu bitari kubera ko nisomo kubera ko nabakarebe na Yesu tibakomereye muri Israel ahubwo bakomereye muri kandi usabire kandi we nasho ngo bajanye makuru ngo bandi bamavuga ati kandi nasho amavuga ati muticike badaniye ibi bishimbo tu nibyo byabagizabaka ntabwo inyamarizo zabagizabaka wari waje bishimbo abe niyinga we turabije kurumva twese twaduhinduranye imboga ariko bamose bo baravuga ngo tibaziyandurisha ngo byo kujya by'ubwami ariko twebwe ubwoko bwacu bw'abanyamurenge cyatangaje aho abandi bakomereye twe niho twadukomereza niho tuwadukomereza niho dufite umujyanye kandi kubwira ubutayi ubushize ukareba ibi wavugira uza wishiza muri prison uretse n'ibyo na nyuma yaho ni ukwibaza ngo ese abantu bazabanyibaza gute nuko uzishuzwa ibyo wavuze uzisuzugura hari video wokina abakwe tukazayireba video wakenye muri antiquity tukayireba muri pop contemporain tura ukaza avuga ngo se abana bakaza bicara akababwira ngo se uyu ni mama kuko isi turimo ni isi y'ibyanditse turabona ibintu ubundi tugira ikibazo cy'uko ibintu basogokuruza bakoze babikoreye mu gihe bitari bikodi uburayi bwubaki ku bintu bakodinze ariko twebwe abanyamurenge tuza dusenya inkike zakadukomeje tukazisenyura mu butayi nicyo turi mu kubona n'aba ba diaspora akaba yimu wabo banyagiranywe muri Kenya nukubera atanditse inkase y'abati wabo ubunyine kubwire mvugo no kwereka muri fayi twaburaye twaturya ibishimbo bisira amavuta n'umuntu cyangwa tuburaye gusa twatuma amazi kakwereka ka video uri muri Amerika twarabaye Imana utari igipfu wose amashereka y'ubupfu psychologie ngo ubwenge ngo twatubwonka amashereka abamama niko psychologie zivuga utari igipfu wonyoreza ifaranga ikibazo nuko ineza tutayirikodi umunyabwenge azandika ineza yakoze kugira ngo aziyibutse nuko tuzana tunanuka kwibutsa abandi mu butayi kandi Imana yaravuze ngo nimwibagirwa ngo ibyo nabakoreye uzabata yabwabanyizera mutima kibage ikintu rero twari tuvuze ni kabadukurikira twari tuvuze ngo murangwe n'ubwenge mugira indangagaciro umuntu wese uvuga ikintu azavuga ziko azakibazwa kuko agaciro papa turangiza agaciro tikagugwa ku isoko ururimi rukubikira iby'agaciro ururimi rukubikira iby'umuvumo ururimi wovuga amagambo y'ubwenge ruguhuza n'abakomeye kandi udakomeye n'abanyabwenge kandi ntabwo ufite ijuru ryo gubwenge kandi Salomo yaravuze ngo umuntu udafite ubwo bwenge utaragiriwe amahirwe ngo avuke muri uwo muryango wavukana ubwo bwenge n'imiryango izari bipfunda bikeneye ngo arigiye muzama muri barindwi ariko umwanya akaba mw'igifu nta muvyeyi waragize Imana yari yaragiriye neza abanyamurenge abanyamahanga bagira ibintu bitatu Imana ndavuga ibintu bitatu Imana yaturinze mbabwire n'ibintu bitatu tutagira tugira bema mu muco w'abanyamurenge abagwayi buro tugira abasazi bake albinos tukagira n'ibipfubike abanyamahanga kandi igifu cyacu tuzi kukibika tuzi ko bakivugane ngo igifu cyo bicyahandi ngo mugaseka mu bandi biriya bari bababwike warabona umugabo w'umunyamurenge bafata ucya w'impumyi ngo gutyo bagadasoza ku mwana ahubwo tudufata uwo mugabo tukamusiga mu nzu abana tukajya kumushaka kuko imbaraga nakoresha nzerera na data
izo mbaraga nizo nozereresha ukorera amafaranga kandi mureke gusebanya reka gusebanya no kuvuga ngo mutunga ubwenge mutunga umutima w'ubwenge kandi Salomo udafite ubwo bwenge abusaba Imana Imana kubera ko Imana nitanga ubwenge mukizwe mureke umuryango YouTube izaguhemba udatutse so wawe YouTube izaguhemba udatutse umushumba YouTube izaguhemba utambaye ugakore ariko tugakora YouTube ndi yadutunye kwambara ubusa no YouTube yadutunye gutanga agaciro tugambarira mwisiba twese tutaturara imyenda tuyirara tujye tuyirara ariko iyo kurarana ariko ngiye muri public ugomba kwambara kubera ko umubyeyi navuga ijambo ringana nuko urabona kubera ko ubu nyine wigaragaje isibanga ukayagara muri public bakwitiga igipfura no guseba kubera ko tuzi kugereranya ibihe haleluya tuzovuga naheje muri part 2 tuzoza kumenya ko mwakurikiye neza muri commentaire zanyu ariko mutunga umutima w'ubwenge nimara ururimi Imana izarugweramo umugisha uzovuge neza kandi wanakora nabi Imana ikaruguheramo umuvumo kubera ko hari abarukoresheje kuko ururimi rwarimwe ngo ndoreshize inzira zibi mu nzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu Imana cyarenya amahitamo wohitamo kuvuga ibibi ariko ibibi satani aza gukoresha amara akagusebya ariko Imana uzukora neza ikakwemera yamarika kubahisha n'abandi umugume ku Mana part 2